uyu ni umukinnyi ukomeye Eme Ombolenga Fitina ni umukinnyi wazamukiye muri iyi kipe muri Kiyovu se Kiyovu y'abana bato Kiyovu y'abana bato itozwa na Deo yitwa nguki Deo ndamureba imparirwa kuru ntabwo ndibukira bari abana bitwa nguki baki ariko batozwa na Deo ariyo simeruka yari yagiye gutoza aba Kiyovu harya n'ubu ari muri Kiyovu ariko se yimvuga nyine utoza abana ba Kiyovu ariko icyo gihe niwe yatozaga icyo gihe abana ba Kiyovu cyangwa arafite nka centre de formation bisanzwe ari kumumena ndumva batozaga abana ba Kiyovu ariho Ombolenga banyuze n'abarumunabe bose ubwo aza gukomereza yavuye muri yakinye muri Kiyovu imyaka ingahe ntabwo nibuka ariko yafashe umwanya wa Raju mu buryo butunguranye ahita akina ahita atangira kubanzamo ari umwana mutoya niyo nkuru Raju aza kwerekeza muri APRFC APR ni nyuma cyane nyuma cyane bari kuvuga nyine ko yavuye muri Kiyovu ajya muri APR nanjye nibyo n'ahandi hanaciye Slovakia oya reka yavuye muri APR ahubwo ajya Slovakia ndamuyukana barashika na Rashid na ba Savio n'abandi bose ajya muri MFK Topolova muri Slovakia nyamara mu byibuka neza ndumva Ombolenga arabanje kujya muri Slovakia nasi nagiye muri Slovakia yaramaze kuba umukinnyi wa equipe nationale abanzamo yabanjagamo ahubwo nyine mu equipe ya Chan 2016 yari muri Kiyovu yari muri APR kazo aji burayi yari muri APR ubirebe neza yari muri Kiyovu yagiye muri APR avuye muri Slovakia uko nibuka ajya muri APR ni nyuma ajya muri APR ariko ni 2020 ajya muri APR ajya muri Slovakia Yapana 2020 karaka jabo bisiko 2020 ari covid ariko nibyo nimbere ni bya kera cyane na Patrick ahubwo ntibajyanye somana yari Rashidi Slovakia oya yari Rashidi Ombolenga na gatatu rero Ombolenga na bari batatu bagomba kuba bane rwatubyabura aburafise ni Mohamed none hagenda batatu Mushimimana Mohamed Iranzi bari Rashid Karisi Iranzi hagi Iranzi bari Iranzi Iranzi doubt kuki nta mwibukaga Iranzi nanjye ko numva Iranzi ira operation Iranzi Jean Claude yarimo na Eto so abatwaye Eto no wari wabatwaye ndabyibuka umuzungu yari yabahuje nawe muri babanje no kugerageza muri Espagne biranga bari babanje mu ikipe yitwa Ciciro cya gatatu ngira ngo muri Espagne batari cya kabiri ariko ntitubyeteranye n'ibya nkinzi ngabo Fisto we abo nabagiye muri federation Fisto yajyanye na nitwa Neza Anderson Yves babo bamaze umwaka biga bishyurirwa 80,000 buri mwaka buri mukinnyi niyo yishyurirwaga na federation ariko urabyibuka neza yari muri Kiyovu ndabizi muri Kiyovu ajya muri Slovakia nyuma yo kubya Slovakia byanze bari bafite muri induru kuko Kiyovu yanaregeye Ferwafa ko yagiye muri akipe bagifitanye amasezerano nagaruka azagaruka akabakinira ahita ajya muri APR oya abanza yaragarutse muri Kiyovu ubwo APR igura amasezerano yo muri Kiyovu uko mbyibuka yagarutse ajya muri Kiyovu ahubwo ntiyayikinyima ariko ndumva APR yaraguze amasezerano yo muri Kiyovu ni Iranzi ndabona ni Iranzi kuki tutabyibuka gase kuki Iranzi ni Iranzi yagarutse ntabwo yigeze akinira Kiyovu bari bafite minduru Kiyovu yareze babanza kumvikana ahita ajya muri APR ntiyongeye gukinira Kiyovu yahise ajya muri APR akigaruka mu Rwanda oya APR kenshi nta n'ubuyo rwa serere biyashaka nisiko n'amafaranga bahari yo kwishyura amasezerano ubundi wabushakaje ubwo hari za 2016 2017 bagiye 2017 ariko bagenda mu kwezi kwa 9 ubwo bari bagarutse ahubwo na 17 mu kwa 9 nibwo Karisa Rashid mu Kiyovu bagiye 2016 seze ujya gutangira bagiye 2016 zijya gutangira biranga ntibakina bagerageje muri Espagne mu ciciro cya gatatu biranga bagerageza muri Slovakia biranga aragaruka Ombolenga akina muri APR imyaka myiza pe agira ibihe byiza ubwo ni nk'imyaka hafi 6 cyangwa 7 yakinnye Eme sibyo ni imyaka ubwo guhera sezo 2016 no 2018 kugera 2027 n'imyaka 7 imyaka 7 ameze neza nabonye ari naho yavuze ngo byana mubabasha cyane kuva muri APR
igitangazamakuru yabwiye muri iyi minsi yabwiye umushyitsi wacu kuri City Radio Canisius Kagabo niba bakoranye ikiganiro okay. ubwo yaje kwerekeza mu ikipe ya Rayon Sport. Ni inkuru cyangwa ni transfer yashimishije abafana ba Rayon ko n'umberenga wari ukirimo wanabahenze wabaciye amafaranga menshi hafi miliyoni 35. Patrick ntiyasinziraga kugira ngo amubone atarazuzuza yarabwiye ati haburaho n'igihumbi sinasinye 32 yagomba yaguzwe ari umunsi kuko abandi hari ukuntu bavuga niba ari 30 turaba tugaye 20 cyangwa 25 eshanu turaziguha vuba ati oye muri ngicyo yaragihakanye ati atuzuye sinshaka gusinya ari mu bakinnyi bagorera Rayon Sport cyane byaje rero kuzurungutana kugeraho Skol yemera gufasha komite ya Rayon Sport kumusinyisha barayishyura kuri miliyoni 32 Ombolenga yagomba kugurwa muri Rayon Sport yishyuwe miliyoni 30 hasigara miliyoni 2 yishyuza ikipe ya Rayon Sport. Kuvuga ubwo muri make kuri recruitment Ombolenga arishyuza Rayon Sport miliyoni 2 z'amafaranga y'u Rwanda n'ubu urumva ngo kumbe Skol yatanzeho 15 noneho rero nayo bwayitanga 15 komite itanga 15 kuko yari yayanze rega babanje kuyamupropoza kuyamuha gutya ari 15 Ombolenga babwira ko bitakunda nibuka ko yabanje no kwigira mu karere ka Nyagatare sinzi tuyishigiramo abwira ati rwose Nyagatare yibira muri gahunda zinyine ati nzayasanga komeza ati nimba muri tayari ubwo muzambwira ngaruke Kigali ariko ngira ngo hari na polisi nayo imushaka cyane polisi Christian yamaze kudondosha sayini hasigaye Ombolenga ariko nawe akabireba byombi akabijongera polisi nibyo ifite amafaranga inahembera igihe ariko yamfasha kugumana urwego rwa nyamakipe nationale naba nuko niyo yanka 40 na 30 yareye naho rero yari ifite amahirwe John ndabona avuga ngo nimwe muri transfer zamubabaje ngo ntiyamushakaga kanagashya none yari ameze neza n'abantu bake batashaka Ombolenga arabareba babandi baheze inguni bata umuntu uvuye muri aperi tumushaka John abafite amakuru menshi John ni umwe mu bantu agana n'abasaza bakera bareyo ubwo mise numva icyerekezo umukinnyi wa aperi wamwize ruti ninde wavuye muri aperi akadukinira neza uzi ko basubira no muri ayo mateka bagasubira inyuma bakakubwira bati kanaka guhera muri za 90 twamuguze avuye muri aperi ntacyo tumariye twaguze kanaka John rero abo kenshi aganira nabo abo mu rutabaza man birashoboka ko ariyo mpamvu arizo munyenyero yari hari kuri Ombolenga nk'umukinnyi wa equipe nationale ubanza mu kibuga nk'umukinnyi wari uvuye mu kipe ya aperi kapiteni donc hari factor nyinshi zo kuvuga ngo uretse ko umukinnyi uvuye muri aperi abantu baguze n'umukinnyi mwiza usibye n'icyo kintu garutseho cyiza cyane ni kabiri kange Rayon Sport mu defenseur ya 30 Ombolenga harimo n'akantu ka panic buy ka pressure y'abafana hari hakenewe komite hari pressure y'abafana hari kuvuga ngo ntago barimo batugurira amazina azwi kandi yari izina rinini tugurira amazina matoya izina ikintu cya kabiri mu kibuga barazana baganijuru bandi abakinnyi basanzwe yaravuye muri babugingo bo muri Gasogi bande turashaka abakinnyi bafatika icyo gihe ni bari barahere kuri Kabanga niwe yarerekanwe mbere na Richard Ndayishimiye Muhazi kuko urabibuka ko bari babiri bamaze nawe urabyumva Kabanga wagorira Richard wa Muhazi yaravuye muri ya mikino yo kumumena niho Muhazi yamuguriye se niho yari umukinnyi wa Muhazi ya mikino umuntu kwa kundi ntuza yaguzwe umuntu yaramubarangiye ndekwe urumva ngo yatsinze igitego yaramubarangiye ndabyibuka icyo gihe kuko nubundi bari kwitegura match muhuro mu mahoro baravuga ati nyuma hari umukinnyi uri kwitwara neza mwamuha test mukareba gukora capable yo kuba yakina
abari benshi bamumenyeye cyagiye muri stade Amahoro bakina umuhuro mu mahoro we na Kevin na Sefu Yari atarasinya cyane. Kevin na Sefu atarasinya ari muri test abari yamenya ko banamukunze no gusinya biranagorana nimba mubyibuka no kumutumiza y'iburu Yashimi bari baramukunze bamwereka ko bamwitayeho nawe ari umutara muri yimanukira BJ nawe ari igihe abareye kumukunda ni kimwe ubuyobozi se nibyo Karenzi avuga baramwanga ngo ubuyobozi bujyana n'abafana urumva hari igiciro abayobozi bumvaga bamugora nk'umukinnyi wari uvuye muri Muhazi ndetse n'aho hantu hose umuntu wemera kuza gukora teste baravuga ibyo byose ntagahenze ariko akimara gukina match y'umuhuro mu mahoro abantu bakabona bakinye neza ugize match nziza pe banavuga turi umuhungu wa Madrid n'ibindi ibintu byahise dunga igiciro cyose kikuba nka kabiri papa akamuhamagara ati ndi Burundi turaza kuvugana umuntu bakamubwira ati ngwino usinye baterere kareka ndaza turaza kuvugana ariko ari umuntu umwe yayisigara ishyushye ya Joseph 2016-17 murayibuka yaguze bangama Emmanuel Bande ikabura igikombe ikiburiye Kirehe yego ngo yashaka Omborenga umuntu aranyandikiye ati niho bagiye kumufata ku kibuga cy'indege agongwa n'amasezerano ya Kiyovu afitanye na Kiyovu APR yishyura amasezerano ya Kiyovu arakoze cyane umuntu utwibukije aya makuru so ubu turi kuvuga kuri Omborenga uburyo kiyaje mu ikipe ya Rayon Sport ageze muri Rayon Omborenga afite inka aratangiye arakinnye biza kugeraho abantu bavuga bati twafite Omborenga ari muri uniforme cyangwa se ni umuntu utameze neza utari kwitwara neza kugeza ubwo abaye dropped bamushyize ku gatebe k'abasimbura ntiyishima ntiyabyakira neza nk'umukinnyi w'umusiniya donc nk'umukinnyi ufite izina nk'umukinnyi uvuga ati ndashaka guhereza umwanya muri equipe nationale ntiyabyakira neza ngira ngo twize no kubigaruka tuvuga tuti ni umwe mu bantu bafite umwuka utari mwiza kuri bande touche numva twarabivuze mu minsi nk'iki ni umwe mu bantu ariko ibyo ni ibisanzwe umukinnyi w'izina nyine nk'iryo uba yumva ko ari umukinnyi ukomeye of course iyo umwicaje buri gihe witegura ingaruka cyane witegura ingaruka ahubwo ni ukureba kujya kumwicaza gufata icyemezo cyo kumwicaza yararenganye cyangwa byari bikwiye turebe kuvuga ngo urabona ngo iri zina ngo urabona Kevin ni kapiteni tureke Omborenga Kevin arakomeye muri Rayon ni kapiteni abimazemo igihe kirekire ese yakomeza gukina akina nabi reka ntibishoboka ngo kubera ko ari umukongwe ngo ntiyamenyereye gusimbura na Arsenal uyu munsi baravuga bati Odegaard niba atari mu bihe byiza kuki kubera ko ari kapiteni yambaye ariko induru ziravuga uyu munsi barasakuza abantu Odegaard ntakwiriye kubanzamo niyicara nawe ntazishima ariko Arteta nafata icyo cyemezo ntazaba yitaye kuvuga n'urugero n'ubwo se nivuye muri ijoro kandi Odegaard atakinye neza umukino ubanza ntiyakinye neza batangira gutekereza uko abongereza baravuga bati ubundi ni gute Rice atambaye brassard ya Arsenal ari umwe n'igihugu ni umwongereza witangira ikipe ku mugaragaro twese turamubona yabaye kapiteni wa West Ham akiri muto ubu agomba kwambara brassard kurusha uko na nyuma ya Harry Kane niwe ugomba kwambara brassard ikipe y'igihugu y'Ubwongereza urumva baravuga uzasimbura Maguire nta gihe afite na Maguire uzasimbura Harry Kane niwe na Jude Bellingham ko mbibona oya ni Rice Jude ni muto kuri Rice ariko leadership kumyitwarire na Jude wewe kera kare ntabwo yakwambara brassard Rice Jude yabaye kapiteni ntuza afite 17 hafi 18 nyine fata ko atakwambara brassard mundi yambaye brassard ntiyakwambara brassard y'Ubwongereza yari kapiteni y'ikipe ya pana kuvuga uri muri batatu Jude Bellingham yavuye muri Dortmund ari kapiteni wa Dortmund ko nagashye ntabwo nimbizi yari kapiteni yabaga wa kapiteni badahari oya babaga badahari yari kapiteni wa equipe wa saison cyane urebe neza ndabizi hanyuma se nkuko Rice yabaye kapiteni Mark Noble agisohokamo confirmed yes Mark Noble yagiye Rice itaba kapiteni warushyira gukomoza warushyira kuvuga cyane kuri seniority n'abantu kuri seniority umukinnyi wicaye of course haba hagomba kubaho kwitegura ko biragorana ko umukinnyi ukomeye yicara ni gakeya cyane usanga ashoboye kubisiporta umwuka mubi ntuze mu ikipe bisaba ko ari ikipe ifite urabona nka Pavel Nzira muri APR
yagiye kuri benshi ashaka kubanza kutabyakira ariko yibuka ko ari muri APR ahita ashyira baro hasi ariyakira areka Jean Pierre arakina urumva yanatesha umutwe ntiyanavuga ntiyanakoma uwitwa Ariuswane yagiye kuri bench aricara aratuza uretse ko bakubwira ko n'ubundi ari umukinnyi ufite discipline utagera ibibazo wiyakiriye ni ukuvuga ngo niba hari n'ibyo agomba gukora azabikora sezi irangiye ariko agomba kwicara agatuza kuko iriya ni APR urumva so umuntu Ombolenga rero kujya kuri bench akicara of course byagomba kugira ingaruka ku ikipe ya Rayon Sport. Rayon Sport Ombolenga yarakinnye Fazare yagenda agiramo n'imvune aragaruka arakina Ombolenga yari umwe mu bakinnyi ikipe igendera ariko mu mikino iheruka batangira gusa naho batangire gusa n'abamwikanga ko atitanga bihagije mu ikipe ko adakinira ekipa yifitiye nyine umutima batangira kubona utuntu tw'utujeste turi suspect ku ruhande rwa Rayon uko babivuga batakaza match ya Marine murabyibuka banganyiriza i Rubavu match ya 2-2 yego Ombolenga yakoze ibintu bisa naho sinzi niba navuga ngo uburyo yabikoze byasaga n'ibisaba umutuku cyangwa se bisaba ibihano sinzi niba mwarabibonye yabaye nk'urwana iyo video yarasirikiriye cyane kuri match ya Marine ku buryo abantu babonaga ko ubundi agomba gufatirwa n'ibihano bavuga ko yashoboraga Ferwafa kumufatira ibihano ariko yemwe turi kumwe reka uribuka match ya Marine 2-2 nta insida wabonye Ombolenga njye namusabiye n'ibihano cyagiye ashaka gukubita umupira kuba ruje twanabigarutseho bano bantu baterura baterura ingobyi itwara abakinnyi yaramwageresheje ashaka kumutera umupira aramusha nubwo byagaragara ko ari frustration yo kuba barimo banganya ariko nyine hari ababibonye ukundi baravuga ati ariko ibi ni amahoro birakomeza match navuga yabaye nk'imbarutso cyane yo kwicaza Ombolenga ni match ya Mukura yihuye y'igikombe cy'amahoro umukino ubanza match ya Matara ngo Ombolenga akungira mu match Kazungu yaranariyo Ombolenga ngo yarari hasi cyane areka ba one on one nk'inshuro ebyiri match ya Mukura yihuye yatanze igitego cyabazwe yatanze amahirwe y'igitego cyabazwe umwataka wa Mukura utera hanze ubona ko ari hasi cyane ntibibaho ko umwataka nka Ombolenga uretse na Ombolenga niyo reka bange umwataka arasa no ari nyuma yabaye offside ariko n'umunsi niba ukabaho ari ku ruhande rwawe ariko ahantu nyine utamufata niyo umupira ukunyuzeho akawufata arasigarana n'izamu yafunze inzoka akandagira ubusa umupira usanga umwataka noneho Ndikuriyo aramukanga umwataka ashaka gutera Ndikuriyo cyangwa Ndikuriyo ni pasiya match ya mbere Ndikuriyo nibyo Kadimi yaramaze kwicara noneho aramukanga umupira utera hanze cyari igitego cyawe match irasubikwa match yasubiyemo ya kabiri Ombolenga apashije umwataka imbere ye niwe ufite umupira umwataka imbere ye ngo zanabanje rwose wa Mukura bagisubukura match gitangira Mukura ushije igitego cyabazwe witwa Fito Ombolenga aratanze opportunity yigendera
niba ufashe umwataka hafi imbere y'izamu gikurikirana igize so kuwupasa mugenzi we bagatsinda Cyane. kubwo amahirwe Rayon Sport niba yarabaye koroneri sinibuka n'ibindi byo ni ibifatika nibuka noneho hari ibyo byo gucengwa ugasiga biriya bya bugingo ni ukuvuga ngo impande za Rayon Sport zapfuye mbere buri wese arabibona ko Rayon Sport ari bugingo ari omborenga ni inzira nyabagendwa. urumva rero yakomeje gukina gutyo ariko noneho indani muri Rayon sinzi abaje kubwira komite ko ngo hari abo yabwiye omborenga ko nubwo yavuye muri APR kubera komite yari ihari numvise n'iyo interview bavugaga na Kanyizo yarabivuze ya Kanezi yose komite itaramushakaga ko yagiye kubw'iyo mpamvu we yiteguye gusubira muri APR sezitaha none agasubira ate kandi afite umwaka wa Rayon Sport nicyo kintu hagomba kuboneka inzira ishoboka aho niho ubona ko abakinnyi bacu rimwe na rimwe hari ibyo bakora ukabyibazaho cyangwa bavuga bararyama bakarota none se uyu mwanya yibagiwe oya gusubirayo niba release close yari miliyoni 40 ayo none ubusa kuri APR biroroshye oya nyine ubundi bamushaka gusetsa abantu ujye kuri release close kare nimba APR yumva yakugarura wakora performance yawe bisanzwe ikazanegosiya amasezerano ikakugura uri umukinnyi ufite amasezerano nabyo mwumve neza APR kuguze wicaye ushinzwe gutsindisha ikipe kuko ikwiriye kukugura kubera gukina neza icyo gihe waba ugiye gushyira abantu muri position ya sounding nabi yo kuvuga ngo donc haba hari umuntu akubwiye ngo sa nkunaniza abantu tuzakubonera ubuntu which is not professional. Reka dukomeze na operation urumva murana ngo urugero rwa Christian yagiye muri APR atanze pasi y'igitego kuri Kalisa Rashidi igikombe cy'amahoro akina neza ko Kasangwa aramubwiye ati ni ibintu bibiri ukina nabi ndagukuramo nshyire mu ndi birazwi ko uzajya muri APR ntabwo rero Christian ariko yakinnye neza kugeza ku mukino urugero Kasara mugasijya kubona udandabirana APR uzayijyamo birazwi na Ramazani muzajyana ariko Ramazani yaramaze kwicara ko yakinaga nabi urwego ruri hasi Kalisa bashyiraho Aruna Niyonzima agakina karindwi ariko afasha na bamugeni muri Mediane bibaye ngombwa ni nama mu Mediane yaba yari urutare ntibakoragaho kuko icyo gihe mugeni ari ku 10 Aruna karindwi barahinduranya Sefu gatandatu Rashid 8 sinzi ko tuzabona mu Rwanda uretse Kigali mu Rwanda tuzabona Mediane igororotse nk'iyo APR yakoragaho baraboneka bakaba bana na bamugisha Boneri reka APR Mediane yari urutare ubwo rero Ramazani na Christian twabimenye mbere ko bazajya muri APR Kasangwa yaramubwiye ati gukina nabi gato uransanga hanze ugomba gukina nk'umukinnyi nyine wabigize umwuga ukazajya mu ikipe nayo nabona kuko ufite forme igukeneye ariko niba udandabirana abana kugura bagushidikanyaho ubwo nibyo naho mpereye ugure omborenga watakaje umwanya muri Rayon ubwo ni izina gusa ryo kubona umukinnyi w'ikipe nationale nicyo bisobanuye ariko mu rwego rw'imikinire ye yari hasi ubwo rero nicyo wari nyirango waruvuze uti hari n'uwabona kuvuga wakinaga nabi se kuko uzagenda ko aka kanya karenze wakinaga nabi nkana iyi sezi ituzuye omborenga ageze muri Rayon yakonfirima icyo yazize muri APR urwego rwe iyi sezo ageze muri Rayon muri Rayon Sport itarangiye kandi muri retour itarangiye ntabwo isezo muri Fazari urumva yakonfirima icyo yazize muri APR kuko muri APR nta muntu uyobewe ko iyo haguma ko yagomba gukomeza kuba titirere Kagege si n'ubundi ntaragera kuri Rwomborenga afite kuki APR yitandukanyije nawe birimo nibi nyine aka kanya muri aya mezi yonyine urakonfirima ubahanga hari shari byibuze abantu bose babonye ko yari yarebye kure yanze Omborenga nubwo ngo ndisha ntiyakwibeshyeho urashaka kuvuga se ko yamutinye ko apana kumutinya ashobora kuba reka mbyite kudashoboka ko ashobora kuba adashobotse kuko yabanje no guhagarika ishyirongera
Icyo ushatse kuvuga. wanyibukije mbere ko tujya Zanzibar yego yarahagaritswe sinibuka yarasigaye ntabwo yagiye yanze uko byagenze ndabyibuka ni imyitozo batanze ikiruhuko ku banyamahanga babwira abakinnyi b'abanyarwanda ko bo bagomba kuza mu myitozo Ombolenga aravuga ati abanyamahanga nibaza nanjye muzambwire nzaza mu myitozo urumva noneho aje team manager aramubwira ati urandika ibaruwa isaba imbabazi Eric Ntazinda nta mikino agira turandika ibaruwa umuntu uzavuga amakosa ye ariko uvuge n'ibyiza bye Ntazinda nta by'amakonakona ni gutya kandi nakavuna ndumva ari uko umuco w'abasirikare ibindi rero byo kuhuzagurika Ntazinda aravuga ati urasaba imbabazi turandika ibaruwa usaba imbabazi yanga kuyandika ati kapiteni ntibishoboka ntibishoboka yanze kuyandika baramusiga muri Mapinduzi Burasari bahita bajya Claude nta gutinzamo kabiri Nzotanga yaranyereraga izi kipe za penalty ntizinginga ni iyo ugenzi uza Nzotanga kinye match zose 6 ko nta musimbura yari afite hari n'igitego niba ari penalty yakoreweho muri Mapinduzi match yasinye neza no mu gutera ama penalty Nzotanga ari muri consideration ari mu bateye penalty nziza pe match ya Simba ubusa ku busa Simba yuzuye Simba ngo Yanga ifite abasimbura Yanga irya bitatu Nzotanga kuri kabiri ataruhuka ariko ibyo umukinyi usanga ngo yigize igitangaza ngo ntiyasimburwa nta mukinyi udasimburwa muri penalty niyo mpamvu nandi kuvuga nti iki gihe gito ibintu bikibayemo mu ikipe Rayon Sport bise bikonfirma ko wa muntu koko adashobotse abantu bari barashize no kubabona muri ya kipe none igiye na cya gitsure hari byinshi ahubwo bakavaringaga bitagaragara ni hahana abantu turaza kubigeraho muri perese wavuga iki nuko urumva rero muri Rayon ayo makuru araza ko hari abantu yabwiye ko bazasubira muri APR ko abamwirukanyemo bagiye batagihari kubw'iyo mpamvu azasubirayo pere barayiboneranye pe urumva rero batangiye kumwikanga nyine gutyo birangira bamudropinze bamukura muri 11 ajya kuri bench ushaka kumubwira ngo bamaze kuba match nka ni nk'ebyiri eshatu ako twanazibuka ni nk'ebyiri eshatu oya zirarenga Serumogo abanza ndumva Serumogo imatch yo kuri finali yari ya kane yari ya kane ushaka ko yari ya kane iki kuko Serumogo kinye match ya Tense Serumogo abanje match zinga Ombolenga yicaye yakinnye retour ya Mukura oya Mukura ni Ombolenga ku mahoro niwe wakinnye ku cyamahoro ni Serumogo watanze na pass Rubavu ni wabajemo wakinnye ku match ya Ngoma ni eshatu Ngoma ni Ombolenga ndavyibuka yes anyway yanateye kufura ni Ombolenga Serumogo kinye eshatu ni match eshatu hanyuma rero Ombolenga kuva yicaye kuri bench ubu ko surumva umwuka ntabwo wari mwiza ko Nsabimana nta kibazo afite kana yicaye kana yabanzaga birasa aragifite nuko n'abatanditse umwe asa nk'uwizeye destination donc biramutse bipfuye najya ndaribaza ngo ariko biramutse nyine bikoroganye ku rwego rukomeye cyane ko ntafite aho nzajya umwe afite natuje nkakomeza ko mfite undi mwaka difference irimo rwose urumva rero batangiye kumwikanga nyine gutyo kuri benshi urumva na cyagiye cyo kwanga imyitozo bakavuga ko yari ari mu basini abagumura abandi we na ba Aimable nyine na ba Keve ejo bundi rero kuri derby match finale y'igikombe cy'amahoro finale y'igikombe cy'amahoro derby ya APR na Rayon Sport bisa naho aribwo byaturitse ukuri ko gihagaragara bisa naho ariho navuga ngo ni ipfundo icyo bita imbarutso cause immediate cause muri match yabo yabaye Aimable ntabwo bakinnye
ariko bari muri mu bakinnyi bagomba gukina muri lisite bari kuri benshi barakina umutoza akavuga ko barangiza reunion tekinike y'ikipe urumva abo bakinnyi babiri ngo bakahugira cyane kuri telefone bacatinga yaba muri reunion tekinike na nyuma yayo reunion tekinike abantu kugira ngo bisobanukirwe ni nk'inama ipangirwamo amayeri y'umukino. Yes, turakina gutya wowe urahagarara utya uyu mukinnyi niwe turamufata gutya ikina gutya twe turakina gutya aho bakomeye naha aho boroshye naha aho turi bunyure nibyo bapangira muri abakinnyi bamenyera 11 ruze ko akaba ari nabwo abakinnyi babwirwa ababanzamo ariko akabanzamo we yanabwiwe uburyo ari bukine cyane ngombwa aperi ikomeye hayo Watara ni ugoye sibyo turamufata gutya turamufatisha kanaka kandi turamufata gutya na gutya muri ubu buryo ruboneka aragoye dore biragenda gutya niho mubyigira ubwo no kuri aperi nuko biba bimeze nayo bayicaye Abedi ari muri forme atsinda muri ubu buryo birasaba ko Yunusu cyangwa Clement mukina mutya kugira ngo atabatsinda igitego Basane arihuta bisaba wenda gufunga inzira nyuramo yiruka mukabyiga tactically mu kibuga nibyo abantu biga Rwaka izo chat rero Rwaka kavuga ko atizeye movement zabo mbere ya match kubijyanye na communication zabo nabo bandikirana mu mukino aho Rayon Sport itsindwa ibitego bibiri ujya mu mukino kare no aho ngaho we amakuru mfite bara ira match iri kuba sima mwarabibonye umutoza wari wungirije Rwaka mu bagore Free yari kumwe na hari ingingo bari bicaranye nahoze mbyerekane bari hirya gato niho mwogereza hirya aho hafi rwose cyane rwose match ikimara kurangira abantu bari hafi ye yababwiye ko koca abizi neza ngo nuwo bakoranaga Rwaka ni n'inshuti magara agera kwanza ninde Freddy n'inshuti magara ya Rwaka ngo wari abahari nawe baba bari kumwe ngo muzima busanzwe barabanye atari kuri abantu bari kumena abana muri la jeunesse Freddy capitaine umwe ajya muri Rayon undi asigara muri la jeunesse Freddy yabaye capitaine wa la jeunesse capitaine wa la jeunesse kinini ajya gutoza la fait ni inshuti magara yaravuze ngo koca yaramuzanye muri Rayon ngira ngo mu bagore bari kumwe umutoza ngo umungirije niyo watsinzwe na no amakuru avuga ko rwose ngo yabwiye abantu ko abizi neza 100% habaye gutanga amakuru nuko abantu bari bipanze match kuri adversaire urumva icyabaye cyateje amakuru ko rero yiteguye icyateje ikibazo gikomeye Frere yagiye no mu Rwambariro mu gice cya mbere kirangiye cyane oya n'umuntu ajya kugira inama urumva nyuma yuko baketse ko hari uwatanze amakuru yuko rero iri bukine ngo muri mita basubiye nanone muri dressing room urumva bari batsinzwe bagiye kwipanga ngo Rwaka yabwiye team manager mujyanama abwira na Mugisha